amafaranga ahubwo cyasubitswe kubera yuko babonye ko cyamaze guforopinga oya aho ngaho ndabikubwiza ukuri kuko byageze ku isaha y'isa 12 yego hari abantu 31 nabibariye hariya se abantu turanteye bari birukanwe na Musisi uracyuba neza naho kuvuga ngo imvura ngo yaguye ngo imvura yaraguye niyo no bahise babikora kuri experience ya agenda baheruka gukora w'umunyamahanga naho gitaramo kitabarwa n'umuntu 21 hari haje ndera abo ndimo kuvuga ariko icyo gihe nabwo hari ba Kevin Sasaki nasaka ari kwirebero nawe ibyamubayeho none se ngo hari abantu 31 ngiye narabibari wabashije kubaganiriza ubyumva oya nanze kwirwa mbaganiriza ngo batavuga ngo washinyaguye ngo nashinyaguye ariko noneho nareba ku mbuga nkoranyambaga nareba umushyushya rugamba nkavuga ni nabyo biri mu rucantege buri amazina yose ntago ariko ashobora gukurura abantu ariko se uwo MC niwe MC wari kugira uwo MC niwe wari kujya hamagara abo baraperi nibadufashe kuri Canal Olympia bahubake mu buryo bwimbitse hashyira amatente nk'ariya ya Kankigali ku buryo buri muntu wese icyaba cyose nubwo yaba ari imvura yitumba itazongera gusubika ibitaramo ariko se ubundi ko arantu henshi Canal Olympia naha no gutegura ibitaramo muri periode y'imvura none cyakora amakosa bakoze bano bajene oya ntago ari amakosa bakoze buriya cyane cyane mu mpera z'umwaka usanga location ahenze urabyumva ubushobozi no mu mufuka no gushaka aba social media influencer bagufasha nabyo bikagukamura yego noneho wareba ibigiye kukubaho ukagira ngo ni umunsi wo kubeshya ukavuga uti ibintu reka mbigenze mu gake ariko simamya ko wenda basubitse igitaramo kubera kubura abantu kubera ko Bulldog na Riderman niba barujuje Kankigali ari babiri iyo rero napo n'undi bari bayiriho wongera abandi baraperi beza cyane nka Bushari baratahutse ande baratahutse ngira ngo bamubosheje ngo yasi filime yo kwiyenza ngo yayivuyemo ariko wabibonye wowe yambabare twikomereze mu cyumba cya rap nari nkubwiye ngo iyo ngingo uvuzana yuko batari kubona abantu siyo nemera bitewe nuko Bulldog na Riderman niba baruje Kankigali bakaba bari bahari akora baraperi beza cyane nka Fireman nka Green P badaheruka amahirwe y'inyamanza no y'inyoni zose buriya birashoboka ko umuntu urimo gukorera mu mujyi byakoroha ko atashye azi neza ko muri Camp Kigali harimo abaraperi ari buhahitire ariko byagorana cyane ko buri butahe Kimisagara ukavuga utirika maze nce kwirebera biragoye ni butamoso mu buryo bufatika ni igitaramo cyakagombye kuba kiri bunyurwamo n'abantu bitahiye za Gahanga na za Bugesera na Nyamirambo naho ntago bishoboka ni butamoso hariya niho hantu ubwira umumotari akakubwira ati reka ntago ndi bugeyo reka abamotari batajyayo reka ariko Kankigali Kankigali ni hano hafi ni hano hafi urumva nk'ahangaha turi Nyamirambo Kankigali ni iminota 10 n'ingahe gake nawe kuzamukura umusozi wa Rebero tuvute santi yanjye yanira hashiriye naho waje ntaho najye ariko sindekeza ko wenda ni imitegurire mibisi ni imitegurire mibi nyine no gutinya igishoro kuko iki gitaramo ni cyo gitaramo ntakubeshye nanjye nari inyotewe yego cyarimo abaraperi benshi kandi beza niyo mpamvu nanjye narimo kwemeza ko bari kubura abantu bari napo nziza barababuze bro barababuze imvura yaguye saa 8 hita saa 9:25 imvura yari nyinshi reka yari mu rubura imvura yangisha ibintu byinshi urumva n'umuntu ubonye imvura iguye nabacika intege iyo mvura yangije ibintu byinshi jya ku rukuta rwa Minema unyereka ibyo yangije bashyize ahagaragara uwo munsi nabihari nimba ntabiharuhera kuki nk'umunyamakuru uza kuyobya sosiyete tuvuga ko imvura yangije byinshi none se ngenda kokinga banyiri igitaramo bavuze ko imvura ariyo yatumye igitaramo gisubikwa amaze kugera ku ntebe y'ishuri biga muri interina kandi baratanya kugenda sande buretse gato nyine gusobanurira baratangira kugenda kuri esheshatu nyuma ya bona ku itariki 10 nta mwana w'umunyeshuri uzaba ukiri muri Kigali keretse uzemera ko bazamukubita indi weekend akijyanira umubyeyi ubwo urumva ngo hariya hari ibitaramo byitabirwa n'ababyeyi taramo cyayi papa n'urubyiruko nyine nakubwiye urubyiruko rwinshi n'uzaba rwamaze kujya ku ishuri bagiye ko ari igihombo gutegura igitaramo no kwishyura Canal Olympia ukishyura na Kankigali kubyanga bikundi yo sale nakubwiye ngo
icyaba cyiza niba bisubike burundu oya bamenye ko igihombo cyabaziye abarapera abantu barayariye ubundi se bwo aba bose ugeka ko mu cyumba cya rap bazaboneka reka ari bazahita bashaka impamvu se ariko ikintu kiriho ni kimwe wenda n'abantu bateguye ibitaramo bamugane no kwenda hari igihe kwinjira byari 15 20 10 5 ndetse n'7 aha make ari 3 urumva ko amatike bari bashize hasi icyo ntekereza ni kimwe ahubwo se wenda ni iyihe mpamvu bavuze ko igitaramo gisubitswe director batarimo ko kimure kan Kigali bahise bavuga n'abantu ba kan Kigali uwo mwanya byari mu rwego rwo kugira ngo bamwe mu baturage bamaze kwishyura yabo batabakubitira hari akaba intambara cyokora ni nko gucubya uburakari babura ko n'undi yo tike bazayinjiraho kan Kigali yego bari kubakubita bakuye he ibyuma ufite ibyuma bakamubuza gusohoka ibyuma nta byari bihari aya mahema na ziriya ntebe na biriya byuma byari bashinze ukeka ko umwana warakaye azavuga ati reka ntago mubinyinjirana ariko ubona atari yo mpamvu ibitaramo byo mu Rwanda abantu basigaye banga kugura itike online ko murabati wayigurara njyewe wayigura njyewe n'amahirwe wenda mba ndi n'umunyamakuru mbigiramo ubuntu ariko kugura itike online birimo biragenda bisa naho bigenda bica n'intege abantu hari igitaramo wibuka igitaramo cyari kubera muri Arena Diamond ari kuzamo nazi abantu baguze itike icyo gihe yarahiye yo ngaho babuze uwo babaza ibyo rero nibyo rubanda rwirinze niyo mpamvu usigaye usanga umuvundo kuri stade cyangwa se ahantu wagiye kubera igitaramo uretse nkwereka intege nke mu mitegurire cya gitaramo icyatumye n'abantu benshi bataboneka harimo za birantega nyinshi ya mbere reka nze ndaje ndi kuyikwereka genda gake kiye ko ntayibona hari video nongeye kukwereka hano igitekerezo cyari cyiza twari twashimye cyari igitekerezo cyiza guhuriza hamwe bano baraperi byari kutwibutsa ibihe ntago diplomate performance nyango ni gake wabona yibona diplomate ubundi ni hehe yaririmbye handi urumva bari umuntu abantu bakumbuye yabo witwa Green P Fireman ntago nabaherutse JC warimo bikomozaho nabonye afite album na Green P ngo yamaze kurangira kabisa rero ibyo bintu byose ni kimwe usanga hanini kandi abaraperi bari babyitabira ndabyibuka match nimba ari match yari yabaye nimba ari iki n'abanyamakuru ba G-Sport babakubita 7 kuri 2 wana ko abaraperi bari tayari kabisa bari tayari bari tayari diplomate igiye baye man of the match yakuyemo ibitego ngo ariko ari nka 40 n'ubundi iyo yose rero wasangaga rimwe na rimwe ari imbogamizi zagiye zizamo ariko ni igitaramo cyagiteguye neza dushimire barabakire bagiteguye bashuyemo ibiceri pe sana ngo bari babayeho mu buzima buri class kugira ngo bazaha abantu performance nziza ibyo bari biteze ntibyo babonye sibyo babonye harimo aba DJ banimo ngo DJ Crash ari gucurangayo niwe ari kuyobora yari gucurangayo urumva ko ni igitaramo abantu bategereje ko barakibura ariko uziko nabonye harimo abantu bari bahageze mbona ko hip hop cyafite abantu bayikunda papi hip hop cyafite abantu bayikunda kuko nabonye bamwe mu basore bari bahageze barimo batanga ama interview n'ibiki ndavuga ni wa mugani ngira ngo hip hop cyafite abantu bahenga kandi bayikunda gusa ku itariki 10 wenda ntawamenya niba abantu bari baguza amatike reka two kuvumira itararenga turindire nayo biri bivuga ngo hayirwa bategereje bihanganye ariko se bino n'ibice nege abashoramari ko mushobora n'imbogamizi nka ziriya undi muntu wahita bizamo gahunda yo kudahubagurika wakomeje kuyibutsa icyakwereka amarira abasponsa buriya barimo kurira none se ko warugabonye ibyabayeyo nijoro kuko hariyo abantu babiri ntago nabonye ibyabayeyo kubera ko ariko izi mpera z'umwaka nakubwiye ngo iyo ugenze iyo wihusura urashya uyu munsi se bwo se hari igitaramo muri Big Arena muri Big Arena cya Joy Celebration ariko bari yabonye korali ivuye South Africa ntago ari inyungu ze ntago bagamije kuhusura abonye ko batigeze banabyamamaza cyane bari ibitaramo nyine biri pro bavuga ati dufite abantu bacu badukunda dore cyatumye bavuga ko igitaramo kimuriwe kan Kigali kwa mbwenga imvura yarasenye byose irasenya iri hema urabona ritakimanitse iracyamanitse
ahangaha ntihari ku isaa 12 zishyira none ko bambwiraga ko ibintu byose buriya niyo mpamvu nasacingaga warukishaka nari nkiyishaka iyo ntaboni urabona hano batari batangiye kubyisenyera bo bwabo none se reka nkubaze nimba abantu bari bitabiriye patiri kandi yo mpamvu nkubwira ngo ibintu byawe ujye shyiramo n'ubwenge ukureka ibintu by'ubujiji kuntera agahinda izi ntebe niziteye neza uretse gato papi nk'umunyamakuru w'umwuga wavuga ko hari ahantu hari abantu 31 ari mpamvu igitaramo cyasubitswe rikamba kubarira tice njyewe nirebeye muri sitade nsanga 2,000 bimaze kugura tike sold out sold out nyine noneho ngo hari abantu 31 nyine reka nze nkwereke ukuntu ari scam bakubwira ngo yabaye sold out ari scam wenda ari inkora z'umusisi uri babone neza aba ni bangahe abantu mwana arebeye ku ifoto ku ifoto njye nakubwira bari ahangani barimo n'abatandatu njyewe naragiye ndabarabaza uzabaze Kasukuna na Mutelefoni njye ndabwira ati wa muntu iki cyumba cya rapu aba bantu 31 nibo bari bucurangire kandi imvura amatangazo yatangiye gutangazwa ko igitaramo cyasubitswe nihamagariye umukire yego urumva kambikwereke ahangaha si muzahamagawe yego hasi muzahamagawe musacinge rwose urebe urabyumva akubwira ko se babuze abantu hano singuyu namuhamagaye ikiza cy'iyi telefone kwerekana inshuro wahamagaye umuntu rwose dore namuhamagaye inshuro 33 inshuro 33 aravuga ati nubwo nashakaga ngenda umunyamakuru kandi ariko no kumufasha kugeza kuri rubanda kuba atarakwitabye nuko yari yamaze kubona ko yahiye cyane ko wari n'amafaranga ye umwamamariza njye nagira ngo mari mpungenge bwati mwitari 31 ukuyemo abari barimo kuzinga ibyuma ifoto singiyisi ko bavuga ngo byasenywe n'imvura kuvuga ngo ariko ura munsi n'imvura nyinshi yaguye iyo mvura ariko si iki gihe no mvura baza Jay twari kumwe kuri uwo munsi mubaza imvura yadukubise turi mu modoka uzi ko imvura yageze no mu modoka yahise sangahe yahise hafi saa moya n'igice z'ijoro wowe ari impamvu urimo kuvuga ibyo ni amafaranga y'abandi wariye ntago amafaranga wasanga mu kwamamaza barimo kuvuga batuzamamariza ubusa ubutaha kuko yandi twarayaguhaye ubusa ngewe ariko ikintu kiriho imvura yahise saa moya n'igice papi aho kigiye ntabwo abantu bari buve mu ntara baje muri hip hop ubusa ntabwo wabonye abantu bari bavuye icyangugu baje hari abantu 400 bari bamaze kumbwira ko bavuye mu Bugesera njyewe nigereye ku cyumba cya rap bro nageze ku cyumba cya rap cyagombaga kubera abantu 31 nibo nabashije kuganira nabo bari bamaze kugura amatike yabo urabyumva mu kandi kanya gatoya baravuga bati ngiye nkabona amatente barimo kuyazinga gake ndavuga se ibintu ni ibikintu umunsi wo kubeshya ngiye kubona mbona bashyize itangazo hanze bavuga bati byimuriwe muri Camp Kigali tariki 10 urumva ntago batangiye kuzinga amahema iyo mvura yahise kare kuko nabari barimo kuzinga amahema ntago bayazingaga imvura irimo kuba yewe namvuye muri press conference nanjye mvuye muri press conference ya Ruga muri arena ndabwiye ngo imvura yari ihari yahise sangaye n'icyo yahise amasama n'igice samo iki imvura yahise amasama n'igice nese icyo gihe abantu bari kujya mu gitaramo gute bavuye mu ntara ibitaramo none se turumera z'umwaka RDB ntashyizeho gahunda yo gukesha mu weekend ariko papi wenda ariko ibyo bintu ariko mujya mugerageza no mujya no kubeshya abantu ni mujya kubeshya societe mwoka byaramwe abasaba abantu nifatiye ifoto yabo barimo kuzinga amahema ku bushake bwabo barimo kuzinga mu mvura se cyangwa barimo kuzinga imvura yahise ubu se hari umutakureba bitwikiriye ugamije ikindahiro Valence papi ugamije basubitse igitaramo ko bamaze kubona ko cyari cyamaze guhomba se tu none se bakakimura muri ka Kigali kubera iki ubwo suzi ko kizaba buzi ko kizaba abantu baguze amatike bikagena gute barahomba ahubwo baje kuri RIB basubizwa oya baje RIB sabo abo kwa Diamond ko batagiye muri RIB uzi ko Diamond tike yamakiye kwegurwa 2020 igihe Diamond yari kuza mu Rwanda akabisura izo rero nizo ngaruka zo kuba nta muntu tuzongera kubona agura amatike online notegura igitaramo bizagena gute ni kuri gate abaje nkamenya ko ariyo njyanye abashyizemo kubatera nkunga nkamenya ko ari bayatanze naho ubundi yawe ariko papi sinibaza ko igitaramo cyamamajwe kuriya ku maradiyo ku mateleviziyo habaye match y'abanyamakuru n'abahanzi nago aho hantu hari kugaragara abantu 31 nawe uri murasebanya ndasebanya ngo bimarire nago ndasebanya ngo bimfashe Kasuku wa mipango yakoze none se ndakubaza asake aza
radiyo y'igihugu na televiziyo y'igihugu ndetse n'umunyamakuru Akinzeyimana ntiyamwakiriye mu kiganiro Vasas. Ntose hagiye abantu bangahe? Ari bangahe? Nyine mbwira hagiye abantu bangahe? Ntabwo mbizi. Ari bangahe? Abyihore noneho ngiye kubona ukuntu agenda kanyishe. Umuntu ari kwamamaza igitaramo ari bukore. Yego. Ari buyobore nka MC. Indes. Ati muze mbagaragariza indi mpano ndi bugaragaze. Koko. Umushyushya ruga abantu bahita bacika. Uwo ni Indes. Agavuga ati buriya bagiye gukinira mu bwonko bwacu rwose. Niyo mvatagiye se. Niyo mvatagiyeyo. Aho jya yubahana. Ariko tekereza kuri social media. Tekereza kuri social media umuntu ukurikiranwa n'abantu barenga 20,000. Yakagombye kuvuga ati muze murebe ibitangaza bigiye kubera aha. Akavuga ati muze mwihangane muze mbagaragariza impano yindi mfite. Niko yavuze. Mbagaragariza. Akose yare MC cyane abantu batangira gushyushya stage. Yare MC. Araba MC babanza gushyushya stage. Hari n'aba DJ babanza gushyushya stage barimo ba Crash nawe gushyushya stage. Ariko ubundi nyirizina hari DJ Marino. Urumva? MC ni inde? MC yari Tino. Reka Tino sari mu Rwanda. Tino ari mu Rwanda. Ahari. Buretse gatoya. Tinari mu Rwanda. Buretse gato. Yego. Tinari mu Rwanda. Buretse gato. Tycoon wangu yari gushyushya stage. Tycoon se yamagara Bulldog akaza. Buretse gato. Yamamagara kuri stage. Buretse gato. Tikamagara Tino. Kano ka mwanya. Ubu tuvugana. Ibintu byawe byo kuzuza gashaka kubeshya society. Patrick uzihangane. Ngo yaravuze ngo nderekane indi mpano. Ngo mbagaragariza impano indimo. Umwaka wanze kurangira mwa bantu mwe. Bure basanga no guhagarika icyumba cya rapara barimo baraperi. Bure baraperi ibintu byabo bivugira hanze nk'induru. Bashobora ko arabwa ati uyu muntu uje kutwigiraho. Igendere ntituze. Araperi mwavuganye. Bakubwira ko yakiriye ku isubikwa ry'icyumba cya rap. Navuganye na JC. Akubwira ngo iki? Arambwira ati cyo kora bibaye ndumiwe. Gutyo gusa yaromiwe. Yumiwe kubera musise. Oya. Atariko mwitegure ku itariki 10. Nziko noneho turaba dukora ibitangaza. Urabyumva neza? Dore Tino. Bimeze bitera? Ariko ngo za nkweto sogokuru wawe yaguhaye zarashaje izindi bariyo. Bari nayo mpamvu umaze gusaza basigaye bagusimbura mu buye musi bakazana abagiye kwitoza sha. Barazivye shabareke. Cyomba. Tino ngo amagende mu kiganiro. Nashaka kukubaza akantu gatoya. Nk'umuntu umenyereye ibintu by'ibitaramo. Icyumba cya rap ubona gusubikwa kwacyo byaratewe n'iki? Ugira jya mu busasenguzi utagiye ngo ngira ngo. Ari amabafure yose yituye hasi kandi kongera kuyazamura urumva. Agari kumakora mu minota 30 bro. Iriya stage baba yubatse iminsi 3. Kambe papi ibintu by'itaramo nabyo buze. Buretse gato rindira agenda gake. Ngo kugira ngo abantu bari bishyizemo yuko ndashaka kongera kubizamura. Byakunda n'abaengineer baravuze binago byakunda. Ubwo rero ababyubatse nabo babyubatse mu buryo buraho bufifitse. Uko njya mbona ama stage yubakwa ikagwa ntahirime. Yarimo imiyaga myinshi iramvura. Biterwa n'ahantu bro. Ari umuyaga wari bro. Njye nahageze imbere bro. Ninde wari kwe musinga iki gitaramo? Wabyumvise? Papi nta makuru mufite. None ko batubwira ko hari umuntu witwa Tycoon wari kwe musinga. Na agace kitwa Bato yari gukoresha. Na agace ka Bato yari gukoresha. Ariko bari MC. Papi mwana ngubwiye ngo ntukabizemo hubuka. Oya. Mbikubwiye kenshi. Oya buretse gato. Ariko wamaze gutsindwa byo nakubwiye. Oya ntago natsinzwe Tino nawe ntago yavugisha ukuri cyatumye gisubirwa ko ari ukubera ko bafunze. Tino ari MC ariko na ndayore gukora. Kandi nawe ko ari umushyushya ari umwana ukubura stage. Oya na gace kitwa Bato ntago ari gukubura stage. Shana umuhanga kandi ura muhunga amaze igiye muri showbiz. Kandi mukanye niwe warimo mutwika. Nyina navuga approach yakoze ku rukuta rwavuga karagaragaza indi mpano idasanzwe. Aricyo cyatumye nababwiye ni mwabantu mwe bira bintu bije muhubagurika nibi bikuba. Uragore cyane. Papi narabikubwiye nawe ni yubije muhubagurika nibi bikubaho. Uyu ni umukino. Koje izembuga nkora nyambaga.
ariko oya agiye no kuburanya ukoresha imbuga nkoranyambaga so mwiyamagariye jya ku rukuta savuze ko team yari gukora nabwiye ngo approach yakoresheje wavuze ngo yaravuze ngo muze mbagaragariza impano yego byarakuyobora abantu baravuga bati ntago tugiye kwigirwaho ino show yari kwemusingwa n'abarimo MC Anita Pendo ndetse na MC Tino ariko noneho nakubwiye ngo iri approach umuvandimwe yakoresheje ngo muze mbereke indi mpano mfite muze mbereke indi mpano ariko isomo ngarukira ngo ararenze nawe mu bitangazamakuru ariko ibyo ubuye musi nagende gake ibyo yaravuze arenzemo ni biki showbiz showbiz papi nawe ngo nijoro habaye show ya Ruga muri arena ngo harimo abantu nkabane ngira ngo barimo n'ababouncer oya ariko nagwe ngo muri iryo joro bahise batangiye gukora stage ya The Ben gukora stage ni ibintu bitwara iminsi hafi ne nagwa ngo uramuyaga umeze kureba hano ibintu bari gutangira ukabiteranya saa 12 nibishoboka si wambwe sumpamagaye kugira ngo dusesengure ku cyahagaritse igitaramo yego none se ubusesenguzi bwanjye nimba utangiye kubutera ishoti urumva utari ikibazo njye nakubwiye ngo icyahagaritse igitaramo mu ijisho mu mboni zanjye Zandero Valence Papi manager wa Papa Cyangwa kimwe cyo harimo gutegura bakabona igitaramo cya Philippines ako umuhanzi wawe nta nubwo yari arimo cyo atari mu baraperi ngira ngo ese baraperi bose barabatumiye abareba umuraperi utarimo hariya nagene yicare yige ese Amajide Black arimo Amajide Black arimo Amajide uretse ari ku muziki oya ya uretse pe ntago Amajide ko yambwiye ntago ari kwakubwiye nyine umuziki narawetse umbikora nyine byo kwishimisha biranga ntago yaretse umuziki yambwiye ko bikora byo kwishimisha tumuhamagare se bisubiremo yambwiye ko umuziki nta kintu kibamo byarabimbwiye kubera ko yoroye inkoko yambwiye tugende nigiriye mu nkoko ari mu nkoko ariko ari no oya nese umuraperi wawe Papa Cyangwe uramutse uri umushyire muri arena ya 13 wakuramo ndugabashyiramo Papa Cyangwe ntago ari njye witeguye kubera ko nta nubwo twari dutegereje kugira ngo dutumirwe muri cya gitaramo kuko ari twari dufite turanayirenze twari dufite banza wumve igihe cy'icyumba cya rap twari dufite igitaramo hehe ku Gisenyi oya twari dufite ikibazo cyawe nawe nta knowledge nta na skills ufite banza wumve Papa Cyangwe ni stage yawe none yenda banza ariko mbwira abanyamuziki uzi hano mu Rwanda byibura babahanga ibi bintu byo bigendamo gakeya babahanga nibyo nakubwiye Papi nta n'ubutwarerega buri umuntu wagiye muri studio nabwiye ngo nakasuka agiye kuduhiya bonane nabonye ari gushutingira muri Primus umuhanzi nyine afite album yanze gusohoka se neza nyine kucyanze gusohoka baraya cyarimo kunonosora amajwi asanga ashaka niyiyokereze naho byo umuziki abire nibyo nanjye maramubwira niyiyokereze niyirire urumva ibyo umuziki agende gace niyikubitira imyaka ibyo umuziki byo si Papi bino bintu ubundi biba byiza guhitamo icyo ushoboye ariko none ushobora kubikora nda for fun ubundi ubuzima bw'i Kigali budusaba ngo kugira ngo umuntu abeho ashyushye umitwe akora hana hariya ugasanga bigiye kugenda bikabyara ibindi ugasanga bibaye ukundi ariko sha wa muntu umuraperi wabonye wakwita uwo mwaka ninde umuraperi w'umwaka kuri nge umuraperi w'umwaka kuri nge uyu munsi umuraperi mbona w'umwaka ni Riderman Rider zo igisumizo yego awadi ko bazaye Bulldog nkabona akaza akagwa mu ntege n'umuntu wanjye n'umuhungu wanjye bita Bulldog yego Papa Cyangwe ni mukangahe Papa Cyangwe turi muri 5 ba mbere turi muri 5 ba mbere ngambwira wa gatatu turi muri 5 ba mbere wa gatatu ninde turi muri 5 ba mbere amba mwarakoze nabaje kukubwira uyoboye hip hop uyu mwaka Riderman akaba Bulldog akamugwa mu ntege ariko ndamwemera nanjye nubwo negije yagiye kujya gusora naho birabikombe byatanzwe byo bya ni sawa cyane ko bimotiva abahanzi n'umuntu akavuga ati nanjye rikamaranire uyu mwaka kuzabona icyo gikombe buriya ikintu cyose uhawe nk'ishimwe bituma abo muri kariyeri imwe bibasigira isomo ryo gukora cyane nabo kugira ngo bazabashe gutambuka kuri iriya tapi kabone nubwo iyo award byaba nta n'igiceri cy'ijana kiherekeze zaba zimeze nka za award za wa muvandimwe yamwihorere reka two kumuvuga tuzamuvumbe award wa mugani ngo usanga utegereje ugahepa ngo wariye neza ngo wadodesheje amashanyarazi nkavuga ngo mwuka byara mu system akawadi zo mu Rwanda ubona ziba zirimo kuri nyine ese niba zitarimo kuri kutari wagerageza kubikora ngo ugire utegura
oya none se kuba nese wowe warazitegura dushimira nese wowe kuba udafite ubushobozi bwazitegura niyo mpamvu wemeza ko zirimo ukuri kubera ko nta bushobozi ufite bwazitegura ngiye ubushobozi buri bwo kuzitegura ntabwo mfite pe nese ndarire ubwo bushobozi bwo kuzitegura no kujya kubajisha ibyo biti no kubisiga verine kubajisha iki ibiti no kubisiga verine nta awadi batanze bari z'ibiti bibaje na verine zitari zuma umuntu yacyomese umuntu yakoze verine birumuka imyenda bari bambaye n'uyu munsi ngo muri Daikina yanze kumeswa ngo ike rwose urabyumva verine yari ikiri mbisi urwo rwego rero gutegura izo awadi ntabwo mfite Patrick nkubereye imfura rwose aho ngaho uvugishije ukuri agoze wa mugani ejo numvise witwa Yamano bamudatse ko batagushyize wowe no muri upcoming nibura bimeze bitatu zira awadi zitarimo n'amafaranga bazabireke n'ubundi kunkira aya buriya awadi yari yose ibifite ikivuze mani kubera ko hari ikintu biba byongereye muri CV yawe ntugapfe gupinga ikintu icyo ari cyo cyose bro ikintu kiswe awadi nubwo yaba itafite ikindi kintu kiherekeje ariko muri CV yawe uravuga ngo uyu mwaka nabonye awadi muri kategori y'ingiyi cyane kabisa ubwo none ni amajara yibitse ngahora nyumvira amajina umuntu wanjye ariko bishoboke kuba ucuruje uburozi wabona abakiriye ikintu cy'inzika kiba kiri hafi ntabwo ari inzika no sama gikora inshuti yanjye n'umuntu wanjye cyane amajina kandi uvuze ngo yarakubwiye ngo yaretse umuziki none si ibyo ngibyo ibyo nyine yambwiye ibyo ntabwo ari ukubeshya yawe umuziki wo mu Rwanda ni wagutunga nzajya nkukora for fun nsora indirimbo mbishaka ariko nta competition buri mpamvu rero bavuga ko umuziki wo mu Rwanda utagutunga isoko abahanzi ni benshi isoko ni ritoya ndetse n'izi mbuga bacuruzaho umuziki ntabwo uzaba ukoze indirimbo imwe mu mwaka cyangwa indirimbo ebyiri ngo mugane izo ndirimbo zigutunga biragoye isoko rya YouTube gushyiraho indirimbo imwe mu kwezi papa urabizi erega buriya YouTube ntabwo abahanzi bacuruza indirimbo zabo kuri YouTube gusa kuko hari abatandi bataramiza izo social media zindi ariko bacuruza imiziki yabo ku ma platform atandukanye ku ma audio maka ama Spotify ndetse n'izindi urabyumva agafaranga kazaho nubwo kaba ari gakeya ariko kakabasha kubarengera urabyumva hariho rero abatavyo ngibyo kandi none ntago kuri izo platform uzashyiraho indirimbo imwe mu mwaka indirimbo ebyiri mu mwaka ngo uzagira icyo ubona niyo mpamvu abavandimwe buriya umuhanzi aba afite ibintu byinshi bimusaba kubaho akeneye kuba ahantu hazima kugira ngo abanyamakuru mutazajyana kamera mu ngo muvuga niyo mpamvu ari nawe pasa muremure ugasanga kurya ni ikibazo ariko aremera apiri fiyeri niyo mpamvu uzasanga ku manywa banga kugenda bakikundira ijoro yagiye akashaka nawe ibindi yakabaye abyaza umusaruro ni ikimenyetso rero kikwereka ko umuziki ugomba kugira ibindi biwunganira utagutunga wenyine wijya kure aka kanya fata Bruce Melody ntabwo ari umuziki gusa akora afite studio kujya gukora indirimbo ye muri studio 155 AM ntabwo ari iyi niyi oya yego ni rebo ariko subwo iki gitangira na za Kanombe nyine arindira gato nkubwiye ariko mva warobeshya abantu ni ya Melody da kandi hari na televiziyo twaronshinze ari ya Melody kwa muganga na ya YouTube yari yafata ku mavuta ariko wagiye umbabarira ko uruganda ntabwo biba byoroshye byarwo uruganda ubwo na 155 M ni ariko ndo ndabonye witwa Rosikana atanga miliyoni 10 kwa Melody oya biriya n'urwenya biriya n'urwenya nta nubwo bishoboka ko Sadati yatanze 5 Sadati we birashoboka ko yazitanga nyine cyo nayo ngubwiye Sadati yatanze 5 Rosikana atanga 10 umva iyo difference Rosikana hari ukuntu bakora urubuga cyane cyane rw'ubukwe abantu bakitanga noneho hakabaho umuntu uraza gushyirishamo abandi bakavuga ngo ntaseko nicyo bakoze niba kwereka uburyo ari amafaranga yishyuwemo uzasanga ntayatanzwe oya n'abandi se nibayatanze biyandikaga ya Rosikana yego ntago wambwira ngo Rosikana ukora umuziki indirimbo imwe mu mwaka nta kindi kintu akora kizwi ngo yaguze album y'umuhanzi mugenzi we miliyoni 10 so mugani ko cyari watanze mbere ni mu rwego rwo kugira ngo abandi bavuge ngo ngende nuririreho cyari imikino umuntu ajya gatina mu muhanda ngo wakabonye
noneho ugasanga abo bantu batatu bose baraziranye agashyiraho ibihumbi bitanu bakamuha 20 uwa mbere agashyiraho 10 agatanu na 20 undi yaza yashyiraho urukweto agahita barujyana vavo ivyo rero nibyo byabaye kuri Roskana kana nakazungu narara ntago umuntu muzima ufite ubwenge nose Roskana mbwira ibitaramo byibura 2 yitabiriye muri mwaka 2024 kwa ruga yarimo nose yahawe amafaranga mbere kugira ngo twumve ko yaguze album oya urakoze ese ko ba miliyoni 10 njye ndakubaza aho yakuye izo miliyoni yatanze zigiye kumufasha kukuba ari we muntu yacaga akunda nyine ibihangano bya Melody kubikunda no umufana nk'abandi basani bose ariko ntago yigeze atanga miliyoni 10 aguze album ya Itahi Wacu Bruce muri muzika uzwi nka Bruce Melody ntazo yatanze so kucyo barabeshya abantu ariko afite n'ibiciro bamujama ngo ni wabo ngo ni mu ngagari yayigura ababyeyi bese cyangwa yayiguze ku giti cye byashabo ngira nk'indirimbo aheruka gukora na video yayo imwe mu mwaka Roskana afite indirimbo yitwa Mami se nziza cyane witwa Kasuku yirirwaga byina hano bamushyiraho agacumi oya ntuze gusebanya ntabwo gusebanya ntuze gusebanya ntabwo gusebanya iyo ndirimbo sinayo zitwa Mami ndayizi none se kucyo warapinze si nziza se imaze kujya muri miliyoni hafi 2 zirenga rindira nese nizo zabavuye muri izo miliyoni 10 zo kwishyura ntabwo bira bintu bishoboka bro niba kubeshya umva menya ko nabanzi benshi babaye mu buzima bwabo bw'ibanga utamenya ngo umuntu akora iki cyayinjiza iki nese we hari umuntu uzi ikintu ukora njyewe se bakubona mu dukuru kuri BTN ariko si byo byonyine bigutanze ukeka hari nawe ufite indi mirimo ukora wese urujyana ukitanga miliyoni 10 bazava ngo ariko papi ngo tubona nko mu nkuru ya kuri BTN gusa ngo bayakuye he Roskana yakoze indirimbo ashize amezi 8 atambutse asohora indi yitwa Mami yaje yikurikira ubwo yayikoze mu kwezi kwa 8 hashize amezi 7 nta nubwo wakoze subscribe umwana ndayikora ku itegeko se ryo mujye mushyikira uruganda mwana n'itegeko ko bure mujye mushyikira uruganda mwana papi mujye mushyikira uruganda rw'imyidagaduro mwana gukora subscribe ukayibona uretse gatoya muri izi ndirimbo ze ebyiri afite detaya muri za platform zicuruza umuziki tunareba ahantu yaba yaratumiye mu bitaramo byaba byaramuhaye ubushobozi bwo kwinjiza miliyoni 10 zo kugura album cyaruga kitarimo abantu nese uko ushyize mu isesengura ryawe ya album yarayiguze oya ngewe se ko nabonye byanditswe ibyo byanditswe rero bitubeshye ntayo yaguze mu magambo make nta n'ikindi kintu bivuge kuri ibyo Roskana namwemera nk'umuhanzi uzi kuririmba neza wandika neza murabikomye bimeze nk'uyu muri rushizemo oya bari babikomye muri hano agajoshira urabyumva hano bari minute 900 na 34 930 nta n'ikigo nderabuzima wapfa kuzisangamo yego ubwo rero ntago yanaza ahangaha ngo agira ariko ndahamya ko ari yagira ngo abandi babonireho bajye kugura cyangwa se wenda ariko se ku cyabwo wenda baba ate 155M yateranyije ko ari wenda yitirira Open Soul yatanze Meti ni yatanze kandi babana na Melody muri yo rebo nakubwiye ni yatanze ikintu nakubwira cyo kimwe utaza kongera kugira ibyo mbaza kuri ibyo yego tunisore iri album ntayo yaguze Roskana nayo yaguze Roskana iri album wavuga ko yaguze miliyoni 10 nukubeshya byari ukugira ngo ashyushye imbaga yabitabiriye nabo batange nta bushobozi afite cyane uko atabishaka yatanga izo miliyoni 10 ntazo afite kandi abana n'umukire gaye nose rebo niyo yarigiye kuyimugurira ko yayiguze nka Roskana ku giti cye akunda Melody cyane kumukunda bihanye nuko yamubwira ati album yimpe nk'umufana album ya Melody wayigura ngaye papi njyewe mu rwego rwo gushyigikira muzika nayigura miliyoni 20 urazifite se ntazo mfite niyo mpamvu nese nyine narayiguze nanjye ntayo nagushitura oya njyewe nkubwiye mu rwego rwo gushyigikira uruganda n'uburyo indirimbo ziyiriho zimeze neza ukurikije ubushobozi bwawe ariko Melody niba udukurikiye album yinyorereze uramushyiraho se ntayo mfite mwakoze cyane kuri cyane Epic Media TV n'izindi cyane twari turi kumwe hano turi kumwe na Prime Rwanda turi kumwe na Dairo Valence Papi cyangwa se Papi Empire turi kumwe na Brand
Kasuku Media ariko hano bari channel nk'igihombi ese mama turi kumwe na Kasuku Media TV turi kumwe na Justizo 250 turi kumwe na Filme Zacu TV turi kumwe na Zabroni TV kaga cyaro gashaceje undi yakamwana ari maremera turi kumwe nande namubonye turi kumwe na Sigino nitwa Ken nubwo yayigurishije nabonye umuvandimwe ari guhuta gasupu mwisane ngo yaciye mu makuru yo kuri BTN ari mahuta gasupu na kiragikapu arampamagara arambwira ati kubukubwishe yaratakambye yinginga avuga ati mbona nunyizeho ndimo guhuta gasupu nabwo ati nugusoza none nuko yagenze nawe komeza ugahuta nakuye Thank you so much mwakoze kudukurikirana ko aratereka bugari byacu bita Rosikana guguza ngarubobo